Yes right, hello check. Iyo byiza cyane kandi rwose none amuri Imana kuri umuntu ngiye ukunda rwose kandi kukurikira ibiganiro byacu hano kuri Gakuru Oneya. Niba mwanya muze kugira ngo tubone ibiganiro byacu by'umwihariko kandi byibanda ku mategeko y'umuhanda ariko kandi mu bizamini biba byagiye bikorwa umunsi ku wundi. Fata agakayo ndetse n'akaramu tubasha kugendana kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma. Icyo ngwaye nk'ikizere nuko icyapa cyose cy'urubazwemo hano ndi bukikwereke kandi umwihariko wacu nuko dukosora tunasobanura. Ndakwizeza ko niba ari ubwa mbere utubonye urahita udukunda. Wowe ko subscribe turagushimiye cyane kandi nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bisanzwe bya buri munsi kandi bikurikira. Ngiye gusuza kandi ukwikiriza nitwa Ticha Gakuru. Simba niye ndi kumwe n'umugenzi wanjye Sifa Gatoya the Classic kugira dufasha mu buryo gukosora ariko kandi ahinduranya ibibazo ndetse anashyira ibisubizo kandi anacunga no majwi rwose ndetse n'amashusho bikugeraho mu buryo bwiza cyane. Itangazo ryutirwa kuri umuntu waba warize neza cyane ukavuga uti nkeneye code yo kubona none nagiye gukora ndumva niteguye neza cyane. Ungira ngo uri kubona nimero twakwandikiye hejuru mu ibara ry'ubururu. Wayitwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukayiduhamagaraho ni 079 182 76 tukagufasha mu buryo bworoshye kandi bwihuse cyane. Abe code ya permis, abe code ya provisoire zose turazibafasha neza cyane. Abakorera ku mpapuro, abakorera ku mashini byose tubikora neza cyane rwose. Kandi rero we muntu wamaze kwiga neza kumva ukeneye kwigura kuri mudasobwa avuga uti narize neza ariko ntabwo niguye ku buryo ukoresha mudasobwa, nawe rero tukagufasha neza cyane tukagura mu buryo ukoresha mudasobwa rwose ibintu bikagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero turagugura uburyo ikizamini kiba kimeze ariko kuri computer by'umwihariko ari nako uri no kugikora. Ubwo rero namwe rwose babyifuza kandi babikeneye mwatugana rwose tukabafasha ko bigenda neza kandi tubikora neza cyane rwose kinyamwuga. Nuvuga ngo iyo ugiye gukora ikizamini byibura warakoze nk'ibizami 10 kuzamura rwose buri tayari ku rwego rwiza rwatsinda. Mutugane rero tubafashe namwe iyo service turayitanga kandi bigenda neza cyane. Sibyo gusa kandi we muntu uvuga uti noneho ese niki kindi cyamfasha mu gihe ntari kubasha kugera ku ishuri aho mukorera, dufite application nziza tubaha zibafasha kwiga. Na application nziza irimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, irimo ibyapa byose, kabamo imirongo yose, kabamo amatara yose, irimo ibigendanye n'imibare byose biramuvuga nk'iby'uburemere, amatoni, imitambiko y'ibinyabiziga n'ibindi nk'ibyo. Urwo byose muri application birimo. Ese ibyapa bibaza gute, ese ku mirongo bahabaza gute, ese ku matara bahabaza gute, n'ibindi byose mutekereza amategeko y'umuhanda twita utuntu n'utundi mu mategeko y'umuhanda byose muri application birimo. Kireka icyo mutashaka rwose namwe mutwandikire tuyibahe rero kimwe n'abantu mukeneye ko twajya tubaha ibizamini mu buryo bwa online mu kwihugura gusa. Ari abakeneye application, ari abakeneye kwihugura kuri mudasobwa, ari abakeneye ibizamini, ari abakeneye code, ibyo byose turabikora kandi neza cyane rwose. N'abakeneye kwiga rero namwe muhawe ikaze rwose. Twise rero nta gutinda ndakumenyesha ko tutangira n'icyapa kimwe tukagikosora tukareba icyo kivuga twahita dukomeza n'ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi kundi. Nimero yo ni ya yindi ni 0791 182 76 71. Icyapa rero turagitangirana tukareba icyo kivuga hanyuma tugahita dukomeza n'ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi kundi. Icyapa cyacu cy'umunsi rero ni Sifa Gatoya the Classic, reka dufashe. Okay, alright. Icyapa cyacu cy'umunsi cyamaze kugera ku nyakira amashusho rwose. Iki cyapa cyo kiravuga ngo iki cyangwa se kigaragaza iki. Iki nkuko mubibona ubundi iki ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa twita ibyapa byo gutambuka mbere. Iki cyapa rero urabona ko gifitemo ubuso bw'ibara ry'umuhondo ariko kandi ikintu umenya naga iki cyapa tukigira mu Rwanda kugira ngo wenda utakibona ukavuga ngo kise ko ntacyo nzi ko ntacyo nabonye n'ibindi nk'ibyo. Iki nacyo tugira mu Rwanda rero. Iki ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere kivuga ngo umuhanda batambukamo mbere. Iki ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere kandi gisobanura ngo umuhanda batambukamo mbere. Hari igihe bazakikubaza mu magambo bakakubaza ngo icyapa kivuga cyangwa kigaragaza umuhanda batambukamo mbere kirangwa n'ubuso bw'amabara kurikira. Uzashyira ko ubuso ari ibara ry'umuhondo ko muri kubona rino bara ririmo imbere. Rero ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere ko nari mbikubwiye ku batari bakisi se kubo bazakibaza ko iki cyapa kirabazwa cyane muzabone neza uburyo muzagisubizamo. Ndizera ko rero nacyo tukibonye kandi dusobanukiwe neza icyo kivuze. Reka nta gutinda twise cyane dusabe Sifa Gatoya the Classic none dushyire ikibazo cyacu cya mbere. Okay, alright. Ikibazo cyacu cya mbere kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Ahatari mu nsisiro umuvuduko wa velomoteri mu isaha ni A kilometero 30 mu isaha, B kilometero 50 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D cyane kilometero 10 mu isaha. Nizera ko wowe muntu utarakora subscribe rwose wamaze kuyikora kandi musharinga ibiganiro byacu rwose bigere kuri bifasha n'abandi nkuko namwe biri kubafasha. Ahatari mu nsisiro umuvuduko wa velomoteri mu isaha ni A kilometero 30 mu isaha, B kilometero 50 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D cyangwa ni kilometero 10 mu isaha. Ku cyose cya mbere wasubije gane nta gutinda twise cyane.
nta gutinda dusubije twihuse ndakumenyesha ko igisubizo ni B, ni kilometero 50 mu isaha. Burya umuvuduko wa velomoteri iyo tuvuze ngo ahatari mu nsisiro ni hanze y'insisiro. Ese hanze y'insisiro cyangwa mu nsisiro ni he? Ni ukuvuga ngo mu nsisiro ni hano mu gice cyo mu mijyi usanga harimo uruhurura ndetse n'uruhererekane rw'ibinyabiziga bigenda cyangwa se n'ubucucike bw'abagenda, by'umwihariko waba impande z'inzira nyabagendwa cyangwa se biri ngombwa ko banyura hagati mu nzira nyabagendwa y'ibinyabiziga, icyo gihe urumva abantu haba ari ubucucike. Ariko kandi nanone hanze rero yo mu nsisiro ni hara tuvuge nko mu ntara usanga hashobora gutambuka imodoka imwe mu minota 15 cyangwa se 20 cyangwa se ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Aho ngaho ntabwo rero haba ari mu nsisiro. Aho rero umuvuduko wa velomoteri ntarengwa mu isaha ni kilometero 50. Turizera ko ikibazo cya mbere tugisobanuye neza nko mubyumva, twe dukosora tunasobanura ngira ngo maze kubimenyera. Reka ntabwo tuntu twese cyane rero dusabe sifa gato ya the classic atishyura n'ikibazo cyacu cya kabiri. Okay, alright. Ikibazo cya kabiri twihuse nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ikimenyetso cy'itara ry'umutuku ryitiriwe Mutagatifu Andereya kimenyesha A, umuyobozi ko abujijwe kurenga icyo kimenyetso, B, ko umuhanda winjira mu kiliziya, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya kabiri rwose twihuta cyane. Ikimenyetso cy'itara ry'umutuku ryitiriwe Mutagatifu Andereya kimenyesha A, umuyobozi ko abujijwe kurenga icyo kimenyetso, B, ko umuhanda winjira mu kiliziya, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya kabiri wasubijwe nta gutinda. Dusubije twise ku kibazo cya kabiri ndakumenyeshwa igisubizo ni A, umuyobozi wese wabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ubundi mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara cyangwa se bitanamurika, ikimenyetso cyose kiri mu ibara ritukura mu mategeko y'umuhanda ubundi burya kirabuza, sibyo? Mugomba kumenya ko ikimenyetso kiri mu ibara ritukura kiba kibuza mu mategeko y'umuhanda. Niyo mpamvu rero ikimenyetso cy'itara ry'umutuku ryitiriwe Mutagatifu Andereya kimenyesha iki? Kimenyesha umuyobozi wese ko abujijwe kugira gute kurenga icyo kimenyetso. Iyo tuvuze ngo cyitiriwe Mutagatifu Andereya, ibyo ni uko igazeti bivuga, nta n'ikiri gisobanuro kiriho kidasanzwe kuri ibyo, nicyo tubifataho. Icyo dufata rero nuko batubaje gusaka ari ikimenyetso kiri mu itara ry'umutuku. Ubwo rero nawe nukibona ibi byo vuga ngo cyitiriwe Mutagatifu Andereya ntibizagucange. Icyo kimenyetso n'ubundi mu busanzwe kibuza umuyobozi w'ikinyabiziga kuba yarenga icyo kimenyetso. Niyo mpamvu ku kibazo cya kabiri igisubizo kibaye A. Twizere ko nacyo kigaragara rwose kandi cyumvikanye nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gato ya the classic atishyura n'ikibazo cyacu cya gatatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatatu kimaze kugera ku nyakiramashusho. Nkubutse ko umuntu ukeneye application nzazi gufasha mu buryo bwo kwiga turaziguha. Na application nk'uko nababwiye ibibazo n'ibisubizo bigera kuri 400, ikaba ibyapa byose, ikaba imirongo yose, ikaba amatara yose. Nyamuneka mutwandikire kandi tuyibahe. Ko na application nziza usabwa kujya gukurikiza minoro babanje kunyuzamo amaso. Niba utarayinyuzamo amaso uko nabibazo kabisa rwose ufite ibibazo byinshi cyane. Reka rero nta gutinda turebe ikibazo cya gatatu kivuga iki: kugira ngo berekane ahantu habi cyane ku nzira nyabagendwa babigaragarisha A, umuhondo umyasa, B, amatara abiri yera cyane, C, itara ry'umuhondo rimyasa, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya gatatu, turi kwihuta cyane uyu munsi. Kugira ngo berekane ahantu habi cyane ku nzira nyabagendwa babigaragarisha A, umuhondo umyasa, B, amatara abiri yera cyane, C, itara ry'umuhondo rimyasa, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatatu ho bamaze gusubiza gane nta gutinda. Dusubije twise ku kibazo cya gatatu ndakumenyeshwa igisubizo ni C, ni itara ry'umuhondo rimyasa. Mwereko wacokosora tunasobanura pana kugira ngo tukubwire ngo igisubizo ngo ni C, ngo twagiye muri gikurikiye mu nakakubindikiranya oya. Ubundi ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane ku nzira nyabagendwa, ahantu habi cyane ku nzira nyabagendwa ubundi ni ahantu ku mihanda bakunze kubera impanuka, usanga ari ahantu hazwi cyane. Ese wowe aho utuye niho hakunze kubera impanuka? Twandikire muri comment hasi, n'abantu nibahagera bajye bahita bahamenya wenda biturutse ko wababuriye. Ni ukuvuga ngo usanga ari nk'ahantu habi hakunze kubera impanuka cyane bizwi pe. Aho hantu rero bazahashyira itara ry'umuhondo, ariko kandi riba rigeze gute, riba rimyasa. Baraza bakarihatereka, ni nk'ikintu ni nko kurihatereka, riba ari umuhondo ryaka rimyasa, ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga uhageze akabona iryo tara ritabona ko abantu ari habi cyane kuri iyo nzira nyabagendwa, bigatuma atambuka arushaho kwitonda kugira ngo nyine atahakorera impanuka. Niyo mpamvu rero hano igisubizo kibaye C, ni itara ry'umuhondo rimyasa batereka ahantu habi cyane ku nzira nyabagendwa. Dizera ko ikibazo cya gatatu kigaragara kandi nacyumvikanye rwose twise cyane nta gutinda twise. Reka dusabe sifa gato ya the classic atishyura n'ikibazo cyacu cya kane. Okay, alright. Ikibazo cya kane rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ikinyabiziga gishya gikorwa isuzuma nyuma y'imyaka, nyuma y'igihe A, nyuma y'umwaka umwe gusa, B, hashize amezi 6 kigendeshwa, C, mu gihe gitangiye gusaza, D cyangwa ni nyuma y'imyaka 2. Turi ku kibazo cya kane.
ikinyabiziga gishya gikorerwa isuzuma miterere nyuma y'igihe nyuma y'umwaka umwe gusa, b hashize amezi 6 kigendeshwa, c mu gihe gitangiye gusaza, d cyangwa ni nyuma y'imyaka 2. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya kane wasubije nari nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya kane ndakumenyeshwa igisubizo ni d, ni nyuma y'imyaka 2. Burya ikinyabiziga gishya cyose gikorerwa isuzuma miterere cyangwa se twita isuzuma miterere n'ibyo twita controle technique, korerwa ngo najyanye ngo muri controle rero bimara byibura imyaka 2. Uvuga ngo ikinyabiziga gishya ni kiriya ugiye ukagura wenda aho kuri majerwa se cyangwa handi hose ariko kikaba ni ikinyabiziga gishya, apana kugira ngo ngiye nawe tube tuguze ikinyabiziga umwe muri twebwe ukiguze birumvikana ko cyaba ari gishya kuri we, ariko ntabwo cyaba ari gishya mu mategeko. Ikinyabiziga gishya mu mategeko ni kiriya kinyabiziga ugiye ukagura kiri 0 km kitarakoreshwa, kira rero buriya wemerewe kugitwara imyaka 2 utarakoresha controle rwose, mu mategeko biremewe. Ndizera ko cyose cya kane kigaragara rwose kandi cyumvikanye nacyo nta gutinda twese cyane. Reka tusabe sifa gatoya de classic atuyone ikibazo cyacu cya gatanu. Okay, alright. Ikibazo cya gatanu nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki twihuse. Urwego E rutwara ibinyabiziga bikurikira: a imashini zikora imihanda, b za ruvakwaya zitwara lisansi gusa, c ibinyabiziga bikomatanye, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya gatanu, turi kwihuta rwose. Urwego E rutwara ibinyabiziga bikurikira: a imashini zikora imihanda, b za ruvakwaya zitwara lisansi gusa, c ibinyabiziga bikomatanye, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya gatanu nta gutinda wasubije gane rwose twihuse. Dusubije twihuse ku kibazo cya gatanu ndakumenyeshwa igisubizo ni c, ni ibinyabiziga bikomatanye. Nuvuga ngo urwego E nta kindi kintu rukora burya rutwara ibinyabiziga bikomatanye. Tuvuze ibinyabiziga bikomatanye ni bira bifatanye, bira bya rukurura na rimo rukina makuzungu tuvuze rimo rukina makuzungu, mwibuke yuko rimo rukina kiriya kinyabiziga cy'inyuma kiba gikururwa, ariko kandi makuzungu ni kiriya kinyabiziga cy'imbere kiba gikurura. Mwananiza mutera icyo gakuru na gato tuba tutabahaye ibintu rwose. Nizere ko tuba tubishyize ku murongo kandi mubibonye. Cyose cya gatanu twizere ko mukibonye kandi mugisobanukiye. Iyo tuvuga urwego ujye wumva kategori, nizere ko kigaragara kandi cyumvikanye nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic atushyirireho n'ikibazo cyacu cya gatandatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatandatu rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kirabaza ngo iki: uturanga cyerekezo dutoranya tw'ibara ryera dushyirwa aha hakurikira: a hafi y'amasangano, b mu masangano, c aho abanyamaguru bambukira, d cyangwa byose nibyo. Turi ku kibazo cya gatandatu. Uturanga cyerekezo dutoranya tw'ibara ryera dushyirwa aha hakurikira: a hafi y'amasangano, b mu masangano, c aho abanyamaguru bambukira, d cyangwa byose nibyo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatandatu wasubije gane nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese ndakumenyeshwa igisubizo ni a, ni hafi y'amasangano. Nuvuga ngo uturanga cyerekezo dutoranye tw'ibara ryera dushyirwa hafi y'amasangano. Nuvuga ngo ubundi iyo tuvuze uturanga cyerekezo dutoranye tw'ibara ryera, ngira ngo mujya mugenda mu muhanda mukabona utuntu tw'udufresh kamwe kaba kareba imbere, hariho akandi gashamikiyeho kareba iburyo cyangwa ibumoso. Mujye mubira mu muhanda muzajya mubona harimo ikintu gishushanyije hasi mu muhanda kimeze nk'icyambi kireba imbere, cyangwa se hariho n'ikindi gishamikiyeho ku ruhande. Turaro abahise batumenya twitwa uturanga cyerekezo dutoranye tw'ibara ryera. Ndi kubateguriraho amasomo nzatubigisha vuba cyane ariko bidatinze. Mu byumve ngo vuba cyane bidatinze, nta minsi ibiri ishira ntaratubigishaho hano. Abaraba mudutegereje mukore subscribe kuyo namwe tutazageraho ntimutubone. Hanyuma rero twa turanga cyerekezo dutoranye tw'ibara ryera ntandi hantu dushyirwa hafi y'amasangano. Ko tukurangira icyerekezo runaka watoranyamo uri buhitemo icyerekezo ushaka. Rero tuzashyirwa hafi y'amasangano kuko ntabwo tuzashyirwa mu masangano ngo tukumenyeshe icyo cyerekezo ari uko yagezemo. Oya, tuzashyirwa hafi y'amasangano kuko mu masangano ni imihanda ihurira, tubikumenyeshe mbere. Ndizera ko ikibazo cya gatandatu rwose nacyo nkibasobanuriye neza kandi mucyumvise. Ko batacyumvise bitewe no kutamenya uturanga cyerekezo dutoranye tw'ibara ryera, ndabizeza ko nta minsi ibiri ishira ntaratubigisha. Mwe mube tayari, mube hafi, ubundi byiza biri imbere. Ndizera ko ikibazo cya gatandatu kigaragara kandi cyumvikanye nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic adushyirireho n'ikibazo cyacu cya karindwi. Okay, alright. Ikibazo cya karindwi rwose nta gutinda twihuse cyane nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ushobora gutegeka ko habaho icyerekezo kimwe mu ifasi ashinzwe ni a umukuru w'intara, b procureur wa repubulika, c polisi y'igihugu yo mu muhanda, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ariko muri kumva ukuntu basoma nyamuneka
ushobora gutegeka ko habaho icyerekezo kimwe mu ifasi ashinzwe ni A. umukuru w'intara, B. porokireri wa repubulika, C. polisi y'igihugu yo mu muhanda, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya karindwi wasubije gane nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya karindwi ndakumenyeshwa igisubizo ni A. ni umukuru w'intara, kuko iyo tuvuze ngo ushobora gutegeka ko habaho icyerekezo kimwe mu ifasi ashinzwe, iyo tuvuze iyi fasi nuko twavuga intara. Iyo tuvuze iri jambo rero ifasi birumvikana yuko niba ari intara cyangwa se ari nk'intara bashatse kuvuga, uwategeka ko habaho icyo cyerekezo kimwe muri iyo fasi cyangwa se muri iyo ntara n'uwo mukuru w'intara. Bazakoresha iri jambo ifasi kugira ngo udahita wumva ko ari nk'intara bashatse kuvuga, yego, ariko uzahite ubisobanukirwa yuko icyo gihe rero wategeka ko habaho icyerekezo kimwe yaba ari inde, yaba ari umukuru w'intara. Iyo tuvuze icyerekezo kimwe mubyibuke ni kwa kundi uzasanga bategeka ngo izi modoka izi n'izi ziragenda icyerekezo kimwe kuva iki gihe kugeza igihe iki n'iki, ugasanga kuri usanga imodoka zigenda zibisikana, imwe imanuka indi izamuka, nabwo biri kubaho, bari kuba imodoka ziri kugenda mu cyerekezo kimwe gusa. Ibyo rero burya birategekwa, ntabwo bipfa kubaho, kereka cyangwa se haba hari ibindi byapa bibuza byabugenewe, nka kiriya cyapa kivuga ngo ntihanyurwa kigaragaza ko ari sansenike. Ariko mu gihe umuhanda usanzwe atari sansenike cyangwa se udakoreshwa nyine ngo udakoreshwa mu cyerekezo kimwe, bikaba byategetswe icyo gihe bikabaho nk'uwo munsi umwe cyangwa iminsi ibiri, icyo gihe biba byategetswe. Bizategekwa nande rero n'umukuru w'intara mu gihe ari mu ntara imwe cyangwa se mu ifasi imwe ashinzwe kuyobora. Turizera ko iki kibazo cya karindwi tugisobanura neza rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic katushyiraho n'ikibazo cyacu cya munani. Okay, alright, ikibazo cya munani rwose twise cyane nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Icyapa kivuga umuyaga uhuha intambike kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa? A. ibyapa bitegeka, B. ibyapa ndanga, C. ibyapa byo gutambuka mbere, D cyangwa ni ibyapa biburira. Turi ku kibazo cya munani. Icyapa kivuga umuyaga uhuha intambike kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa? A. ibyapa bitegeka, B. ibyapa ndanga, C. ibyapa byo gutambuka mbere, D cyangwa ni ibyapa biburira. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya munani wasubije gane nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya munani ndakumenyeshwa igisubizo ni D. ni ibyapa biburira. Ngira ngo uri kukibonaho mise nkikwereka iki nicyo cyapa kivuga umuyaga uhuha intambike. Ubundi ni witegereza ubona ko ni icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, kandi ubundi ibyapa biri mu ishusho ya mpande eshatu byose babiburira. Kikageraho ubuso bw'ibara ry'umweru, ubuso ni ibara muri kubonamo imbere ry'umweru. Ikirango ni iki cy'umukara abona gisa nk'aho ari agati gashinze n'akantu k'akadarapo kamanitseho, nyine ubona ari nk'umuyaga uri kugahuha, kandi kikagira umuzenguruko w'ibara ritukura. Ndizera ko mukibonye kandi mugisobanukiwe. Iki cyapa rero kivuga umuyaga uhuha intambike, kandi mubona ko kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ndizera ko rwose ikibazo cya munani tugisobanura neza rwose kandi kigaragaye. Nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic kadushyiraho n'ikibazo cyacu cya 9. Okay, alright, ikibazo cya 9 rwose nta gutinda nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho rwose twihuse. Cyo kiri kubaza ngo iki. Iyo amatara adakora cyangwa nta byapa byo gutambuka mbere bihari, abayobozi bagomba A. kubahiriza itegeko ryo gutambuka mbere, B. koroherana, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 9. Iyo amatara adakora cyangwa nta byapa byo gutambuka mbere bihari, abayobozi bagomba A. kubahiriza itegeko ryo gutambuka mbere, B. koroherana, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 9 wasubije gane nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 9 ndakumenyeshwa igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri ku bundi hari igihe uzasanga nko muri feruje nk'ari amatara bayatari gukora wenda yapfuye, birashoboka. Cyasuka kandi ugasanga nta n'ibyapa byo gutambuka mbere bihari wenda ngo bigene ngo yaratambuka mbere yatambuke nyuma. Icyo gihe abayobozi bategetswe kuba bakubahiriza itegeko ryo gutambuka mbere. Itegeko ryo gutambuka mbere nuwagezemo mbere, uwaje mbere ni utambuka mbere. Icyo gihe icya kabiri se cyangwa bakaba bagira gute, bakaba bakoroherana. Niyo mpamvu kuri kino kibazo rwose cyacu cya 9 igisubizo cyabaye C. A na B byabaye ibisubizo by'ukuri. Twizere ko kigali rero kandi cyumvikanye nta gutinda ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu. Reka twise cyane dusabe Sifa gatoya de classic katushyiraho n'ikibazo cyacu cya 10. Okay, alright, ikibazo cya 10 twihuse nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Umuyobozi wese uvuye ahantu hahana imbibi n'inzira nyabagendwa agiye kwinjiramo agomba kureka A. ibinyabiziga byagezemo bigatambuka,
B ibinyabiziga bigendamo bigatambuka, C hagahita abayobozi b'amapikipiki, D cyangwa byose ni ibisubizo byiza. Turi ku kibazo cya 10. Umuyobozi wese uvuye ahantu hahana imbibi n'inzira nyabagendwa agiye kwinjiramo agomba kureka A ibinyabiziga byagezemo bigatambuka, B ibinyabiziga bigendamo bigatambuka, C hagahita abayobozi b'amapikipiki, D cyangwa byose ni ibisubizo byiza. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 10 yasubije gane nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 10 ndakomeshwa igisubizo ni B nukurika ibinyabiziga bigendamo bigatambuka. Mwari kwa cokosora tunosobanura ndakomeshwa tuvuze ngo umuyobozi wese uvuye ahantu hahana imbibi n'inzira nyabagendwa agiye kwinjiramo, uwo nguwo ni kwa kundi uzasanga umuntu agiye kuva mu muhanda umwe yinjira mu wundi, aho ni mu nzira nyabagendwa ibihana imbibi niyo nzira nyabagendwa yindi ubugiye kwinjira mu guhana imbibi mu kinyarwanda mwiko no kuba ibintu bibiri cyangwa abantu babiri cyangwa ibintu bibiri bituranye aro kandi bigabanira ahantu hamwe nyine bisa naho byegeranye. Inzira rero nyabagendwa ihana imbibi n'indi nzira nyabagendwa ni umuhanda uba winjira mu wundi. Ni kuri imihanda nayo usanga ihura nyine ifite ahantu ihurira. Aho rero mu gihe cyose ugiye kwinjizamo ikindi kinyabiziga ugomba kureka ibinyabiziga bigendamo bikabanza kugira gute bigatambuka. Niyo mpamvu ku kibazo cya 10 igisubizo kibaye B. Ndizera ko nkibasobanurire neza rwose kandi nta gutinda. Reka dusabe sifa gato ya the classic dushyiraho n'ikibazo cyacu cya 11. Okay, alright. Ikibazo cya 11 kimaze kugera ku nyikiramashusho yawe ndabona gitangaje. Amategeko y'umuhanda yakomotse mu kihe gihugu? A Amerika, B u Rwanda, C Ububirigi, D cyangwa n'Ubufaransa. Turi ku kibazo cya 11. Amategeko y'umuhanda yakomotse mu kihe gihugu? A Amerika, B u Rwanda, C Ububirigi, D cyangwa n'Ubufaransa. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 11 wasubije gane nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 11 ndakomeshwa igisubizo ni C n'Ububirigi. Ibi byose mu mategeko y'umuhanda bibazubaza byakomotse mu Bubirigi. Birigisha nibo babizanye. Ubwo rero mu byumve mu byiteho ikigenda gusa wenda gihindukamo n'utuntu dutoya usanga bagenda bavugurura bitewe n'igihugu runaka n'amategeko yabo, ariko kandi bigashingira kuri amategeko y'umuhanda by'umwihariko yakomotse mu cyo gihugu, yakomotse mu gihugu cy'Ububirigi nk'uko tubibonye. Ndizera ko ikibazo cya 11 kigaragara rwose kandi cyumvikanye. Nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato ya the classic dushyiraho n'ikibazo cyacu cya 12. Okay, alright. Ikibazo cya 12 rwose twise cyane nacyo kimaze kugera ku nyikiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ubuso bumurika bw'amatara bukozwe n'uruziga rw'umurambararo wa A santimetero 18 na santimetero 21, B santimetero 25 na santimetero 21, C santimetero 18 na santimetero 40, D cyangwa ni santimetero 10 na santimetero 15. Turi ku kibazo cya 12. Ubuso bumurika bw'amatara bukozwe n'uruziga rw'umurambararo wa A santimetero 18 kuri santimetero 21, B santimetero 25 na santimetero 21, C santimetero 21 na santimetero 40, D cyangwa ni santimetero 10 na santimetero 15. Ibintu by'amasantimetero santimetero. Kuri kino kibazo cyacu cya 12 mwamaze gusubiza gane rwose nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twihuse ku kibazo cya 12 ndakomeshwa igisubizo ni A ni santimetero 18 na santimetero 20. Ni imwe mwari kwa cokosora tunosobanura iyo tuvuze ngo ubuso bumurika bw'amatara. Muzarebe kuri wenda dufata itara ry'imodoka iyo riri kwaka haramo imbere haka nyine ni mu buso bisanzwe, ni mu buso bumurika. Ampure yarayaka muri kuri nyine rura burya ampure iri kwaka imurika muri bura buso bwa rura ruziga ruba ruyikavarinze ruba rufite umurambararo wa santimetero zinga bizaba santimetero 18 na ariko ntibirenge nanone santimetero 21. Ntago byajya munsi ya santimetero 18 ariko kandi gusanga byarenze kuri santimetero 21. Umurambararo wa rura ruziga ruba rukavarinze hari iri ampure biri kumurikira muri bura buso bwa rata ruzasanga akantu kakumba kahazengurutse kaba kahakavarinze cyangwa se kahafashe. Ubwo kaba gafite ibipimo bitajya munsi ya santimetero 18 ariko kandi gusange byanajya no hejuru ya santimetero 20. Nimwe niyo mpamvu ku kibazo cya 12 igisubizo kibaye A. Twizere ko cyumvikanye neza rwose kandi gisobanutse ndetse cyari cyo cyane gutera 10 ifu nagutenda twise cyane. Reka dusabe sifa gato ya the classic dushyira ikibazo cyacu cya 13. Okay, alright. Ikibazo cya 13 kimaze kugera ku nyikiramashusho yawe twihuse cyane nta gutinda nkubitsa ko genda twatica gakuru mbari kumwe na mugenzi wanjye sifa gato the classic. Reka adushyira nk'uko yadushyira ikibazo cya 13. Reka turebe icyo kivuga.
uburebure ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko ibiri ihuza imipira ni a metero 7, b metero 11, c metero 4, d cyangwa ni metero 18. turi ku kibazo cya 13. uburebure ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko ibiri ihuza imipira ni a metero 7, b metero 11, c metero 4, d cyangwa ni metero 18. ku kibazo cya 13 wasubije neza nta gutinda twese cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 13 ndakumenyesha ko igisubizo ni b. uburebure ntago bwarenga metero 11 ku kinyabiziga gifite imitambiko ibiri ihuza imipira. Tuvuga imitambiko, murabona kuri iki kinyabiziga cyo gifite amapine abiri imbere akata kikagera n'ari abiri inyuma azakurikiye. Ari abiri rero inyuma azakurikiye ari niba bafite icyuma kiyahuza nicyo twita umutambiko, kuko ari amapine y'imbere bura nta cyuma agira kiyahuza, ahubwo amapine y'inyuma niyo twita umutambiko. Ayo mapine rero y'inyuma twita umutambiko iyo afite andi nanone akurikiye, icyo kinyabiziga kiba gifite imitambiko ibiri ihuza imipira, ariko nabwo none cyarenze uburebure bwa metero 11. niyo mpamvu ku kibazo cya 13 igisubizo kibaye b. Twizere ko kigaragara kandi cyumvikanye nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de class katishyura ikibazo cyacu cya 14. Okay, alright. Ikibazo cya 14 twise cyane kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: imirongo yera yambukiranya umuhanda igira ibipimo by'ubugari bikurikira: a santimetero 21 na santimetero 44, b santimetero 20 na santimetero 60, c rwa metero 10, d cyangwa nta gisubizo kirimo. turi ku kibazo cya 14. imirongo yera yambukiranya umuhanda igira ibipimo by'ubugari bikurikira: a santimetero 21 na santimetero 44, b santimetero 20 na santimetero 60, c rwa metero 10, d cyangwa nta gisubizo kirimo. ku kibazo cya 14 wasubijwe nta gutinda twese cyane. nta gutinda ku kibazo cya 14 ndakumenyesha ko igisubizo ni b, ni santimetero 20 na santimetero 60. nuvuga ngo uyu munsi twabonye ikizamini kirimo imibare koko, kirimo ibintu by'amasantimetero nuvuga ngo rero iyo tuvuze imirongo yera yambukiranya umuhanda uzasanga ririya mirongo y'abanyamaguru, hari abanyamaguru bambukira, iriya niyo mirongo yera yambukiranya umuhanda, icyo mwita zebra crossing. iriya mirongo rero yera kandi yambukiranya umuhanda uzasanga ifite ibipimo by'ubugari butajya munsi ya santimetero 20, ariko kandi nabyo ntibijye hejuru ya santimetero 60. niyo mpamvu ku kibazo cya 14 igisubizo kibaye b. Twizere ko cyumvikanye neza rwose kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu. nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de class gatishyura ikibazo cyacu cya 15. Okay, alright. ikibazo cya 15 cyo kirabaza ngo iki: kunyuranaho bikorerwa ku ruhe ruhande? a iburyo, b ibumoso gusa, c igihe cyose bikorerwa ibumoso, d cyangwa nta gisubizo kirimo. turi ku kibazo cya 15. kunyuranaho bikorerwa ku ruhe ruhande: a iburyo, b ibumoso gusa, c igihe cyose bikorerwa ibumoso, d cyangwa nta gisubizo kirimo. ku kibazo cya 15 wasubijwe neza rwose nta gutinda twise cyane. dusubije twise ku kibazo cya 15 ndakumenyesha ko igisubizo ni d. hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubundi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. uzasubiza ijambo rimwe ryonyine ngo ibumoso. apana ro hano kuri beng ibumoso gusa, cyangwa igihe cyose bikorerwa ibumoso. ya kunyuranaho ko ibinyabiziga binyuranaho cyangwa se bidepansa bikorerwa ibumoso ni ijambo rimwe uzasubiza. no mama hano ku kibazo cya 15 igisubizo kibaye d, nta gisubizo kirimo. ndizera ko ikibazo cya 15 kigaragara kandi mu kibonye ndetse mu cyumvise neza. nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de class gatishyura ikibazo cyacu cya 16. Okay, alright. ikibazo cya 16 rwose 13 nacyo cyamaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kwerekana? a uruhushya rw'agateganyo, b icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, c uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, d cyangwa byose nibyo. turi ku kibazo cya 16. wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kwerekana? a uruhushya rw'agateganyo, b icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, c uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, d cyangwa byose nibyo. ku kibazo cya 16 wasubijwe neza nta gutinda. dusubije twise ku kibazo cya 16 ndakumenyesha ko igisubizo ni c, ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. burya igihe cyose waba wakoze impanuka mu muhanda nicyo kintu cya mbere polisi banza kugusaba kwerekana, kubera ko ishobora kubanza kugira ngo inarebe kuko ese umuntu wakoze iyi mpanuka
yari afite ibyangombwa bimwemerera gutwara ibinyabiziga. Icyo gihe rero icyo bagusaba nta kindi, bazagusaba kwerekana urwo ruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Niyo mpamvu ku kibazo cya 16 igisubizo kibaye C. Twizere ko kigali kandi cyumvikanye nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire no ku kibazo rwose cyacu cya 17 C hagati ya The Classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya 17 rwose twise cyane nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Umuyobozi usunika ipikipiki atayicayeho agomba gufatwa nka A, umunyamaguru, B, umuyobozi w'ikinyabiziga, C, umugenzi, D cyangwa A na B nibyo turi ku kibazo cya 17. Umuyobozi usunika ipikipiki atayicayeho agomba gufatwa nka A, umunyamaguru, B, umuyobozi w'ikinyabiziga, C, umugenzi, D cyangwa A na B n'ibisubizo. A na B nibyo ku kibazo cya 17 rwasubijwe nta gutinda. Nta gutinda ku kibazo cya 17 kumenyeshwa igisubizo ni B. Azafatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, umuyobozi w'ipikipiki uyisunika kandi atageze gute, atayicayeho. Uriya muntu mubimenye, mubimenyere, mubyumve, mubisobanukirwe, niba nakikoza gisubizo nikizagutsinde. Umuyobozi w'ipikipiki uyisunika atayicayeho azafatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Niyo mpamvu ku kibazo cya 17 nizera ko mucyumvise neza, igisubizo kibaye B. Ndizera ko kigali kandi cyumvikanye nta gutinda twise cyane. Reka dusabe C hagati ya The Classic dushyira ikibazo cyacu cya 18. Okay, alright. Ikibazo cya 18 nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Ntibyemewe gukoresha telefone A, mu biro bya leta, B, mu biro bya polisi, C, mu gihe utwaye ikinyabiziga, D cyangwa kwa muganga. Turi ku kibazo cya 18. Ntibyemewe gukoresha telefone A, mu biro bya leta, B, mu biro bya polisi, C, mu gihe utwaye ikinyabiziga, D cyangwa ni kwa muganga. Kuri cyo ni kibazo rwose cyacu cya 18 wasubije nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya 18 ndakumenyeshwa igisubizo ni C, ni mu gihe utwaye ikinyabiziga. Iki rwose cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu namuntu ari kukica. Iki cyose uzaba utwaye ikinyabiziga bakagwamagara kuri telefone ntabwo uzayitaho. Oya, cyakora wabanza ugashyira ikinyabiziga ku ruhande gato ukabona kuyitaba ari kudatwaye ikinyabiziga ugenda. Ntabwo byemewe rero kuba wakoresha telefone mu gihe utwaye ikinyabiziga. Ndizera ko ikibazo cya 18 kigaragaye rwose nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire no ku kibazo rwose cyacu cya 19 C hagati ya The Classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya 19 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga kigomba kumara igihe kingana iki. A, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, C, imyaka 2, D cyangwa A na B n'ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya 19. Icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga kigomba kumara igihe kingana iki. A, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, C, imyaka 2, D cyangwa A na B n'ibisubizo by'ukuri. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 19 wasubijwe nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubize twese ku kibazo cya 19 kumenyeshwa igisubizo ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuko ubundi icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga cya Sera Control Technique nuvuga ngo mu gihe ari amezi 6 bigomba kumara mu gihe control technique igomba kumara amezi 6 byoro ku binyabiziga bikora ubucuruzi, by'umwihariko ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo rusange, akabinyabiziga bigishirizaho gutwara. Ibyo binyabiziga bigira gute, kimwe n'ibinyabiziga byose bitwara uburemere burenga toni 3 n'igice, byose bigomba gukorerwa isuzuma miterere buri mezi 6. Ariko kandi ibinyabiziga byo bikorera ku giti cyabo byo bizakenera isuzuma buri mwaka cyangwa se buri mezi 12. Ubwo ni ibinyabiziga twitungiye mu mago yacu. Niyo mpamvu rero igisubizo cya D, A na B ari ibisubizo by'ukuri. Nizere ko tugisobanura neza rwose kandi cyumvikanye nta gutinda. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 20 kidusoreza ikizamini cyacu cy'uyu munsi C hagati ya The Classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya 20 kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Utureba nyuma dukoreshwa A, kugira ngo birebe, B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma, C, kureba abicaye inyuma, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 20. Utureba nyuma dukoreshwa A, kugira ngo birebe, B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma, C, kureba abicaye inyuma, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 20 wasubije nta gutinda.
dusubije twise nta gutinda ku kibazo cya 20 ndakumenyeshwa igisubizo ni B, ni ukugenzura ibigendera mu muhanda inyuma, kubera ko burya nta kindi kintu tureba nyuma tuzamara cyase zira retroviseur, nta kindi kintu zimaze cyase side mirrors, ni ukureba cyase gucekinga ibinyabiziga bigendera inyuma. Ndizera ko cyose cya 20 kigaragaye nacyo kandi tugisonere neza cyane. Reka tubashimire ko mwabanye natwe kuva ku cyose cya mbere kugera ku cyose cya nyuma. Nge wari kumwe nawe nitwa Teacher Gakuru, hanyuma nari kumwe na mugenzo wanjye kandi Sifa Gatora the Classic agenda gadufasha mu buryo guhinduranya ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi kundi. Amahoro y'Imana bane namwe naho mu biganiro byacu by'ubutaha. Shalom.